Inshuti bakunzi ba DCNTNC twongeye kubasuhuza kandi twongeye kubaha ikaze twifuriza n'abaje ariko bwa mbere kuri no channel tubaha ikaze kuri DCNTNC mwumve muguwe neza tubasaba kanda subscribe kugira ngo ibiganiro byacu ducisha hano bibashe kubageraho ku gihe mujye mubasha kubyakira cyangwa se mubashe bakubigeraho muri abambere kuko hano ducisha amakuru atandukanye amakuru yizewe ndetse amakuru informa akaguha byinshi utari wabasha kumenya ukabasha gusobanukirwa ndetse ukabasha kunguka byinshi bitandukanye. Uyu munsi rero tugiye kubagezaho cyangwa tugiye kugaruka kuri Stade Amahoro, umwe mu mishinga ikomeye igihugu gifite muri no minsi, akaba ari umushinga ugeze kure, akaba ari umushinga abantu bose bafitiye amatsiko biteguye kuzabona byinshi bitandukanye bitaye na byinshi byagiye bivugwa, ibyagiye bica ku mbuga nkoranyambaga bitandukanye. Ibyo byose byagiye bituma abantu bagira amatsiko yo kumenya ese uyu mushinga, ese Stade Amahoro izahemeze gute, ese Stade Amahoro bimeze gute. Rero nkuko twabyemeje kujya tubagezaho amakuru icyabaye igishyashya kiri gukorwa, ese bigeze he, imirimo igeze he, n'ibiki biri gukorwa kugira ngo tubashe kugenda tube updated yuko imirimo imeze cyangwa se aho imirimo igeze. Aho duheruka rero duheruka mbabwira cyangwa se mbagezaho yuko igisenge cyatangiye kuzamurwa, dore ko igisenge kigizwe n'ibyuma cyangwa se charpente zizafatwaho n'amabati. Ibyo byose byatangiye gukorwa nubwo wenda bitari byagira kure, ariko byibura imirimo iratanga icyizere, dore ko igisenge gikozwe mu ibyuma byavuye mu ruganda bikozwe, ariko bikaza ari ibice duto. Ibyo byose bikaza hariya kuri chantier cyangwa se kuri site aho bari kubaka, bakagenda abatekinisiye cyangwa se abakozi bakagenda bahuza ya mapiese biba byarakozwe ku buryo bw'imibare, bakaza babihuza bafunga n'amaburo babiterateranya, noneho cyamara kuba charpente yuzuye, imashini zabugenewe bikakizamura bikakigeza hejuru. Izi mashini rero ziba zifite abaoperator cyangwa se abazikoresha, izo mashini bakafata imigozi bakambika cya gisenge bakakizamura hejuru, noneho kikagera hejuru bakagifungirayo. Aho bagifungira ku nkingi nazo z'ibyuma nazo zagiye ziteranywa, bakazizamura bakazifungira aho zagenewe gufatwa, noneho bakazifunga n'amaburo bakabifunga bigakomera, dore ko uburyo bikoze ari uburyo bwa gihanga. Aba engineer bo bahita babyumva uburyo ziba zifunze, ariko nkuko bigaragara ku mafoto urabona ko igisenge ntago cyangwa se charpente ntago zizakwirwa ahantu hatandukanye, ariko byibura urabona ko aho duherukanira urabona ko byiyongereye, zagiye ziyongera bagenda bashyiraho inkeya gake gake, bitewe nuko ino ni imirimo minini, ni ibintu byinshi bisabwa gukorwa kandi bisaba gukora na attention cyangwa se kwitonderwa, niyo bagenda bakora gake gake. Izi nkingi rero zifungirwaho ibisenge cyangwa se igisenge nazo zifungirwaho, ziriho ibyuma bifungirwaho ya migongo yo kurimbisha nk'imwe iri kuri Stade Amahoro, dore ko byose bikozwe mu byuma. Byose rero bagenda bifungiraho, bifunga kugira ngo bibashe gukomera, batabasha kunyeganyega ku buryo biba bikomeye, kandi noneho bitanga umutekano ku bantu bazaba bakoresha iyi nyubako cyangwa se bazakoresha aho hantu. Uyu munsi rero twebwe tugiye kuvugaho uyu munsi ni ku gikorwa cyatangiye cyo gushyiramo intebe zo kwicarwaho. Abantu bazaba bicaye muri stade cyangwa se abantu bazaba baje kwatendinga events zitandukanye zaba zabereye muri stade, bazaba bakeneye aho kwicara. Aho kwicara rero n'ahandi ni kuri za ntebe, nkuko twabonye intebe zashyizwe muri BK Arena, uburyo zimeze cyangwa se uburyo zikozwe, cyangwa se n'izashyizwe muri stade ya Huye. Izi nizo zatangiwe gushyirwa muri Stade Amahoro. Muri video zatambutse nagiye mbereka cyangwa se twagiye tubereka intebe zakozwe muri beto, zagenaga zifungwa ku maboko ya etage cyangwa se ibyitwa beam bitandukanye, noneho bakagenda bazikoraho bazifungiraho. Abantu narabwiye ko ariho zafungirwa intebe zo kwicarwamo. Bya 45 byavuzwe bizagenda byicara ku izi ntebe. Murabona ko ari intebe z'amabara. Izi ntebe rero zitandukanye, izi nizo zibarirwaho uwo mubare bavuga ngo ino stade izajyamo 100,000 ingahe, izajyamo 100,000, izajyamo 30. Babara izi ntebe kuko iyi ntebe ibabara ko izicarwaho n'umuntu. Izi ntebe rero zatangiye gufungirwamo, urabona ko nta gace gatoya byatangiye, ni imirimo yatangira, urabona ko biri gutanga icyizere ko n'ibindi bizagenda bikorwa. Impamvu tuvuga ko bitanga icyizere nuko ino mirimo iri kugenda ikorwa icyarimwe itandukanye mu buryo buri simultaneously. Urabona igisenge kiri gukorwa, intebe zatangiye gushyirwamo, kandi mu mavideo yaherutse twaberekaga ko ibikorwa by'amasuku cyangwa se finissage mu mazu imbere byatangiye,
yaba ari ugushyiramo amatiyo y'amazi, kwenstaramo ibijyanye n'umuriro, kwenstaramo ibijyanye n'amaklimatizeri, kwenstaramo ibikorwa bitandukanye, yaba ari ugusiga amarangi. Ibyo byose twagiye tubona ko mo imbere muri stade cyangwa se mu byumba bigize stade cyangwa se mu ofisi, mu zindi room zitandukanye, uko iriya stade ni nini, izaba irimo ama ofisi, izaba irimo ibyumba by'amanama, izaba irimo ibyumba by'imyidagaduro itandukanye, yaba ari za gym, yaba ari salle de conference, aho gufatira ikawa, amabutike atandukanye, cyangwa se aho utubari, amaresitora. Ibyo byose bizaba biri muri iriya stade, kuko hazajya haberamo n'ama press conference atandukanye. Ibyo byose rero izo room zose zatangiye gukorwamo, yaba ari gusiga amarangi, kwenstaramo ibyo byose twagiye tuvuga, yaba ari ibijyanye na plomberi, ibijyanye n'amazi, ibijyanye n'amashanyarazi, ibijyanye n'umwuka cyangwa se za klimatizeri. Ibyo byose byatangiye gushyirwamo, byatangiye kwenstarwa. Uri kumva ko rero imirimo iri kugenda ikorerwa icyarimwe, yaba ari uko gusakara, yaba ari uko gukora amasuku interiyeri mu byumba cyangwa se mu nzu mw'indani, kuko iriya nzu ni inzu nini. Twavuze ko ifite ama etage agera kuri 6. Uri kumva ko ni inzu nini rero bifite imirimo myinshi itandukanye, ariko ukurikije ukuntu iri kugenda ikorwa mu buryo bujyaniye hamwe, niba ariko nabyita mu buryo bujyaniye hamwe, urabona ko bitanga icyizere ko imirimo izarangira, dore ko batubwiye ko izarangira mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka utaha wa 2024. Urumva ko rero icyizere kirahari. Ubu hasigaye amezi agera mu 8, amezi agera muri 11. Urumva ko imirimo hamwe n'icyizere byose bizaba byabashe kugerwaho, cyangwa se bizaba byabashe gukorwa. Rero nk'uko twabyemeje, update zose tuzakomeza tugenda tuzibagezaho, uko imirimo igenda irimbanya, uko imirimo igenda yicuma, uko imirimo igenda igera kure, tuzagenda tubagezaho byose ku gihe. Tubasaba rero gukanda subscribe kugira ngo ibyo byose tubategura cyangwa se n'ibindi byose tuzagenda tubagezaho bitazagucika. Kanda subscribe kandi ntibagirwe gukanda ku kazogera kugira ngo amakuru yose ajya kugeraho ku gihe, ndetse kandi ntibagirwe no gukanda like ndetse na share kugira ngo ubigeze ku nshuti zawe, kugira ngo nabo babashe kuba update y'amakuru agezweho. Igitekerezo, inyunganizi yose aho ufite, ndakwibutsa ko wabishyira muri comment, ikibazo waba ushaka kutubaza, kugira ngo tuzabashe kugufasha cyangwa se tuzabashe kugukorera ibyo wifuza. Murakoze, bye bye.